Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello, muraho neza nshuti bakunze Ibigwi byanjye TV, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umuganga. Tuguhaye ikaze. Koza cyane. Uyu munsi utuzaniye iki? Tugiye kuvuga kuki? Uyu munsi rero narebye nsanga dukwiye kuvuga n'ubundi ngarukanye n'ikibazo cy'abagore. Abadukurikiye mbere barabizi ko ari nabyo nahereyeho. Rero abagore bakunze kubyara mu buryo butandukanye. Umugore akabyara neza. Iyo umugore yabyaye neza tuvuga ko yabyaye neza ari uko yabyaye asunitse umwana we akatugeza igise akabyara. Hakabaho n'umugore nawe ujya kubyara bikananirana bikanga zanzira abana bacamo bigasa nk'ibigiramo ikibazo akabyara abazwa ari uko abaganga babanje gushyiraho iyindi gahunda yo kugira ngo bamutabare. Noneho uwo muntu abatandukanye naho undi wabyaye wibyaje, nubwo nawe ari muganga umubyaza ariko twitwa ko aba yibyaje neza. Uriya mugore aba afite ibintu byinshi bamukoreye, ibinyabamutera ibiki bimuzahaza bikazahaza ubuzima bwe, bituma rero gukira kwe bitandukana kure cyane na wa wundi wabyaye ibyo byose bitamubayeho. Noneho navuze nti ese ni iki umugore wabyaye abazwe yakora iki kugira ngo asubire mu buzima busanzwe vuba, kugira ngo akomeze gahunda nk'abandi bose asubire mu buzima busanzwe? Okay, muri make tugiye kuvuga ku mugore wabyaye abazwe. Ni iki yakora kugira ngo asubire mu buzima busanzwe? Kuvuga ngo ni iki yakora kugira ngo akire vuba asubire mu buzima busanzwe, abone nuko yita ku mwana no ku rugo. Okay. Hanyuma rero dutangira nyine ubwo ni iki asabwa, ni iki kibanze cya mbere agomba gukora igihe bamusezereye ageze mu rugo? Ubundi ni nk'ibintu bigera kuri 7 ndi buvugeho. Icya mbere ni ukugabanya ububabare. Icya kabiri akonsa neza umwana. Icya gatatu akarya indyo yuzuye, turaza kureba no niyihe mirire umugore yarya ikamufasha. Icya kane akirinda kujya guhora aryamye, kuryama kenshi, kurinda umubiri we nyine guhora ahantu hamwe, koga no kunywa amazi menshi. Icya nyuma turavuga no ku myitozo ngororamubiri umugore ashobora gukora. Okay. Niba numvishe neza uvuzemo ngo kwirinda kuryama. Umuntu wabyaye ko amutegeka kuryama akaruhuka, ni gute uriya wabyaye abazwe we aba adafite uburenganzira bwo kuryama? Noneho ndumva tugiye gutangirira kuri icyo. Ako ni akamatsiko gize mpita yego. Kuryama ni byiza ukaruhuka, ariko nanone ukirinda gukabya. Uko umubiri uwuryamishije ukawugumisha hamwe, nawe ni kumera. Ntabwo byatuma umugore wabyaye abazwe tumusaba gukoramo utumuvumenti. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntaryame. Kuryama ni byiza, nabyo hari ibyo gihe tubibasaba, ariko ryama ugere igihe ubyuke, uhaguruke ujye kuri toilette, uhaguruke ujye koga, uhaguruke wihereze akariya kantu umwana. Hari abagore bumva ngo yabazwe akajyana n'uko ari kumva ububabare bwe, akicara hamwe buri kintu cyose agatuma mpereza kiriya, umwana bakamumufatisha, yashaka umusego bakawumwegereza, ibintu nk'ibyo. Ibyo nibyo tuba tuvuga kwirinda guhora aryamye cyane, kuryama cyane. Mbese ugerageza ukabyuka ugakora ibyo ushoboye. Ntunahate cyane umubiri wawe, kandi kuko uzi ko ufite ikibazo, ariko nanone ntunawuryamisha cyane. Nicyo tubabuza, tuvuga ngo kwirinda guhora aryamye cyane. Bivuze ngo umugore wabyaye abazwe aba atandukanye cyane n'umugore wabyaye yisunikiye umwana. Umugore wabyaye abazwe atandukanye cyane n'umugore wabazwe, kuko umugore wabazwe hari ibice by'umubiri byo baba bashinzirije. Rero ibyo bice iyo atanabikanguye nawe utakoresha utwo tumuvuga ngo abikangure, bishobora gukomeza bisinziriye bikamutera izindi ngaruka nyinshi z'ubuzima. Ariko umugore wabyaye
yibyaje niko tubyita, nubwo abyazwa n'abaganga ariko aba yibyaje ko yaba yakoresheje mu mubiri we imbaraga ze ibise biri naturere sibyo akabyara. Ni ukuvuga ngo n'umubiri uba uri active kuko niwo uba wikoresheje, ni imbaraga z'umubiri ziba zakoze, nubwo umuganga haba akamwasisitinga akamufasha kugira ngo bigende neza, ariko kenshi ni nk'aho ari uba wabyikoreye. Hanyuma duhereye ko hari ibintu wavuze nyine uwo mugore agomba kwitaho, duhereye ku cyambere nari navuze kugabanya ububabare. Nubyumva uribaza utese umuntu yakwigabanyiriza ububabare gute? Yego, umuntu yaburya yakwigabanyiriza. Duhereye kwa muganga, avuye kwa muganga yatashe, icyo ashaka kuvuga yatashe yabigenza ati? Icyambere ni amabwiriza ya muganga yamuhaye, kuko umugore yavuye kwa muganga yabyaye yabazwe baramupfunyikira, hari ubujyanama bamuhaye n'imiti bamuha imiti igabanya ububabare, bakamuha iyo komora cya gikomere, bamuha nabo baha amantibiyotike yo kubarinda ama infection. Icyambere na mbere rero cyakora abanza akamenya iyo miti bayimubwiyeho gute, azayikoresha ati. Hari igihe ageraho, hari abagera mu rugo bakituriza, yakumva babaye akaba yakwihutira gufata nk'ibinini icyarimwe bamuhaye ngo nibwo ari bugabanye ububabare. Oya, ntabwo ariko bimeze. Icyiza ahubwo umenya amabwiriza ya muganga yakubwiye ngo iyi miti uyifate ute, ukayifata, bituma umubiri, iyo uyifashe ku mabwiriza ya muganga bituma umubiri wawe utakira ububabare bwinshi, bityo bikagenda. Akanywa akoga, agakora iki, akanywa na yindi imurinda infection na bya bindi byo kwiyomora nabyo akabimenya, mbese agakurikiza ibyo muganga yamubwiye, icyo gihe ububabare bukaba buvuyeho. Iyo umuntu atangiye kugabanya ububabare, yagabanyije n'ibindi byose biba bishoboka. Burya ikintu cyose gipfira mu bubabare, kumva ubabaye ukumva uriyanze. Hari akantu uvuze ngo ko kwiyomora si ubwo umuntu yavuga ko ari gute? Kwiyomora ishobora kuba nari nakavuzeho na mbere ko bamuha imiti butandukanye. Hari imiti yo kugabanya ububabare, hari imiti yo komora, akamenya uko agomba kuyikoresha, nyine ayikoresha ya miti hari ku muganga yamubwiye, bakamuha n'amantibiyotike amurinda ama infection, nayo akamenya uko yakoresha. Hanyuma yego, nari ngiye kugira ngo nkomerezeho nyine ku cya kabiri yakora. Icya kabiri navuze ko ari ukonsa neza umwana. Konsa neza umwana, umugore wabyaye iyo atonyeje umwana neza nabyo bimugirira ikibazo, bikaba na byiza cyane iyo amenya uko yonsa umwana. Mu buryo bwo kugabanya ububabare, konsa umwana ni byiza cyane, buriya bikugabanyiriza ububabare, kugabanyiriza stress mu mutwe, kuruhuka. Mu konsa neza umwana iyo ari ku ibere, hari imisemburo myinshi abashakashatsi bagaragaje ivuka kugira ngo umugore ajye kuruhuke akire neza. Iyo misemburo iba stimulated cyane iyo umwana ari ku ibere, mbese hari imisemburo ijya gutuma nyababyeyi isubira mu mwanya wayo, ivuka ari uko umwana yonse. Hari ituma akira neza ibibazo byose byamubayeho, bigenda stress mu mutwe, umunaniro mu mutwe, ibyo byose biba ari uko umwana ari ku ibere. Nanone kandi uyu mwana ari ku ibere ni ubumwe abafitanye na nyina niyo amubonye bituma aruhuka mu mutwe, akavuga ati cya gihe cyose namaze mpangayitse, dore icyo nari mpangayikiye Imana yarakimpaye, bigatuma nawe muri we yumva yishimye. Hanyuma hari aho bijyana, hari ukuntu umuntu yonsa akumva arishimye muri we, akumva afite ibyishimo, byaba bijyana n'ibyo? Bijyana n'ibyo. Iyo wishimye ni ukuvuga ngo wibagirwa na bwa bubabare bwose wari ufite, birajyanye. Urumva ni nayo mpamvu iki kintu cya kabiri gituma umugore akira vuba. Burya n'abamama iyo yahangayitse ntabone icyo yahangayikiye, no gukira biragorana, nawe ubwawe no kubimwumvisha biragorana, bitewe n'igihe aba amaze ategereje ikintu akabaruhiye ubusa. Icya gatatu rero numvaga ni kurya indyo yuzuye. Cya gatatu ni ukurya indyo yuzuye. Yego, kumenya ibiryo umubyeyi
yategura kugira ngo bimufashe gukira. Indyo yuzuye cyane cyane mu biryo by'umubyeyi yibanda ku maproteine, ku byubaka umubiri, kuko umubiri uba wasenyaguritse cyane muri cya gihe ari ku rugamba, niko abantu benshi tubyita. Amaproteine yibandaho rero hari ayaturuka ava ku nyamaswa, cyane cyane twareba nk'amagi, ariko cyane ryagira ifite umuhondo, amafi mu bituruka mu mazi, insambaza n'indagara ujyanye n'ubushobozi, inyama z'umutuku n'iz'umweru bitewe n'uko wifite, byose birashoboka. Noneho hakaba n'andi maproteine aturuka mu bimera, abashakashatsi bagaragaje ko ari nayo akungahaye cyane ku maproteine. Hari nka soya, ubunyobwa, ibishyimbo n'amashaza. Ibyo bintu rero ukamenya ko nibura mu ndyo utegurira umugore wabazwe atagomba kuyiburamo. Ntitwakwibagirwa n'igikoma kigizwe n'amafu 5, amoko y'amafu 5. Hari ibigori, soya ntiyaburamo, ibigori, uburo, amasaka n'ingano. Iyo umugore akoresheje icyo gikoma haba harimo intungamubiri zose, hakaza n'ibindi bintu by'ibinyamasukari tubona buri munsi, imiceri, muki, ariko cyane cyane biriya navuze bya mbere, proteine nizo zibandwaho cyane kugira ngo umugore akire vuba. Muri rusange tukivuga ku biryo, ubundi hari ukuntu njya mbona umuntu wabyaye bakunda kumushyira agatoki karimo n'inyama zo mu nda. Akenshi ibyo niyo ndyo yuzuye ku muntu wabyaye. Ubundi muri rusange ko mbona ari ikintu gisa naho cyabaye common. Ntabwo ariyo ndyo yuzuye, ariko niko nyine ni nayo mpamvu naje kubivuga hano. Hari ibintu abantu bishyiramo bakumva ko ariko bariye neza kandi atari byo. Ibyo navuze biriya byose burya wakagombye kubifata, nibura uyu munsi niba hatari mu ifi hakaba harimo indagara muri ka gatoki, kuko agatoki ni twafata nk'uburisha ahari. Niba wamutekeye ubunyobwa nimugoroba mushyiremo soya, ntiwibane ngo ku nyama zo mu nda gusa, cyangwa ushyiremo inkoko cyangwa ushyiremo ifi nk'ibyo. N'imboga, ntabwo ni imboga rwatsi, dodo, amaepinari n'imbuto, ahubwo nazo wazikoresha. Njyewe nibanze cyane cyane ku byubaka umubiri cyane, ariko nabyo ntibibura. Ariko cyo wari ubajije ni uguhakanya bariya bahorera igitoki n'inyama zo mu nda zitagira ikindi kintu kirimo. Ntabwo ariyo ndya yuzuye umugore akwiye kurya. Yayirya igihe cyose, ariko n'ubundi ntibigire icyo bitanga. Ariko agiye ahinduranya gutyo bitewe n'ibyo twavuze, ni nayo mpamvu umuntu aba yafashe uyu mwanya akareba ibintu, kuko aba yabonye nyine nk'uko wari ubivuze ko hari ibintu abantu bitewe n'imyumvire n'ibyo bumvise, hari ibintu abantu bagize ni umuco, niba ari umuco, niba ari akamenyero, kandi bidafite icyo bifashije ababyeyi. Niyo mpamvu tuba twateguye kino kiganiro kugira ngo nibura abadukurikiye, abakurikira ibigwi byanjye TV n'abadahari bazarangira abandi baze bumve icyo umubyeyi yakora. Twagiye ku kindi ni cya kane ubwo kwirinda kuryama cyane, kugira ngo twari twakivuzeho, ariko cyo cyumvikanye. Ubwo twafata igikurikiyeho tukagera ku koga. Ese koga kimarira icyo umubyeyi? Ngira ngo dutangira n'ibiganiro nahereye ku bintu byo koga. Koga ni ibintu byiza, bifasha umubiri kuruhuka, bigafasha nawe mu mutwe kumva nta kibazo ufite. Ni naho wisuzumira ngo uri gukira neza. Urabizi umubyeyi abava ntihamenya ati bigeze aha, ibisanza byanjye noneho bisa gutyo, ko hari ukuntu ibisanza bigenda bihinduka bitewe n'uko umuntu ari kugenda akira mu mabara, birangira bibaye umweru, nibwo umenya ngo wakize. Rero ibyo bintu iyo utabikurikiranye wikorera amasuku, nta nubwo wazamenya ngo ndava he ndajya he. Mu koga nanone niho hazamo na za mavumo, bituma utanaryama cyane, bituma uba uri gukoresha n'umubiri wawe. Koga nabyo ni kimwe mu bintu
byafasha umubyeyi kuva aho ari akagira aho agana, agakira vuba. Yego. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.